Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi mukurikira Radio Diaspora Nyarwanda One Nation Radio. Murabizi ko dukomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi, aho duhura n'abatumirwa batandukanye tukaganira nabo. Uyu munsi rero aho twerekeje n'ubundi ni muri diaspora, twagize amahirwe nka radio ya diaspora yo guhura uyu munsi no mu diaspora, ariko twari dusanzwe tubana benshi mukurikira ibiganiro byacu muramuzi. Yitwa Yamukuru Felicité, akaba ari president wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu munsi tuvuganiraho, ubundi twari dusanzwe tuvugana dukoresheje ya kure, ariko turi kumwe nawe. Ikibazo cya mbere nababaza, Kigali mwayisanze gute? Umwuka wa Kigali? Nasanze imeze neza cyane. Na corona imeze nk'imaze kuhava neza. Yego. Imeze neza, harafutse, ntabwo hashyushye cyane. Yego. Imeze neza cyane. Yego. Tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu kuri One Nation Radio. Umaze kuba umusango, ariko twishimiye no kuganira turi kumwe mbona. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma ngira ngo nkuko natangiye mbibwira abantu badukurikiye, mu by'ukuri mu Bubiligi hari diaspora Nyarwanda. Natangiye mbabwira ko uri president wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi, kugira ngo twahera nk'aho ngaho. Umuryango wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi, umuntu yavuga ngo kugeza ubu ngubu bihagaze bite, uhagaze ute umuyobozi wawe? Umuryango wa Ibuka urimo hari justice mu Bubiligi, uraho urakomeye. Ndibaza ko wenda mwaranabyumvise, Ibuka ya mbere yavukiye mu Bubiligi hashize imyaka 26. Iki cyorezo cya covid cyatubujije byari byo twari dusanzwe dukora byo kwibuka, tugahura tugakora marche yo twita marche au flambeau, yo kwibuka, tukaza no guterana nimugoroba muri salle aho twumva ubuhamya n'ubutumwa butandukanye buvuye mu makomite atandukanye yo kwibuka. Ariko ibyo ari byo byose, covid ndumva itarageze mu Bubiligi gusa, yageze ahantu hose, yahuje ibintu byinshi ahantu hose. Ni ibintu umuntu yihanganiye kubera ko tuzi ko bitazahoraho. Yego. Uyu ni umwaka wa 26 twibukiraho jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'umuntu nawe w'umunyarwandakazi utuye mu gihugu cy'Ububiligi, uhamaze n'igihe, ku bwawe urebye ubona abanyarwanda bo mu ntara ya Gatandatu ariyo dukunze kwita diaspora Nyarwanda, by'umwihariko yo mu Bubiligi, babiha agaciro kangana iki? Abantu bamaze kubisobanukirwa ko kwibuka mu kwezi kwa kane, bitangira mu kwezi kwa kane nubwo bimara iriya minsi yose 100 ho mu Bubiligi habaho kwibuka mu ntara zitandukanye. Ni igikorwa cyiza cyagezweho n'abatubanjirije muri Ibuka. Iyo rero bigiye biva i Buruseli niho haba kwibuka nyamukuru ku itariki ya 7 mu gitondo, bigategurwa na ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Hakaba hari abadiplomate, inzego zitandukanye za diplomasi. Noneho nyuma ya saa sita hakabaho no kwibuka ahantu hitwa muri les ACP. Ni ahantu hahuriwe n'ibihugu bya Afurika Pacifique Caraïbe. Uwo munsi uba rwose wuzuye. Hanyuma saa 12 tugatangira marche iva ahantu hitwa Place Royale. Abantu bitabiriye iyo marche cyane, baba bavuye hirya no hino kuko ni igikorwa kimaze igihe gikorwa. N'Ababiligi barakizi, n'aho tugura buri mwaka bagenda bajoininga iyo marche, kuko bamaze kumenyera ko abantu baba bagenda bitonze, bibuka ikintu bacanye n'amaflambo. Yego. Noneho
nyuma y'i Buruseli bikabera ahandi hitwa Liège, naho muri uwo mujyi abantu b'abanyarwanda babo bakabyitabira. bikava Liège bijya mu wundi mujyi soit Namur. Mbese tumaze kugira nk'imijyi nk'ingahe nk'itanu itandatu igiriye commemoration. Bituma rero n'abantu bahari batashoboraga kuza nk'i Buruseli uko kwibuka ko habasanga, inzego z'ubutegetsi zikabyitabira iyo bahawe invitation kare. Usanga rero hari ikintu cyahindutse no muri diaspora. Abantu bumvaga ko kwibuka ari ibintu by'abacitse ku icumu gusa, ariko uburyo diaspora yo mu Bubiligi nayo ikora ibishyiramo imbaraga no mu nshingano zayo harimo kwibuka no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside na negationisme. Abantu barabyitabira, bamaze kubyitabira, nubwo hatabura babandi mbese bavuga bati ngo ntabwo ngo bibuke bose. Izo nduru zabayeho cyane. Hakaba hari nk'abantu bagendaga buri wa mbere bakajya kuri ambasade kuhashinga ibirindiro no kwigaragambya no kuvuga ko ambasade y'u Rwanda n'iki, ariko byageze aho abantu barabimenyera, bazi ko nyine babandi batera induru, ariko voilà. Yego. Urumva rero hari intambwe. Umuntu yavuga ko bene nk'abo ngabo ari benshi? Ni bake ariko bavuza induru cyane. Ni bake ariko induru zabo nyine babumva ko niba bavugije induru cyane abantu bari bubumve, ariko ntabwo ari bo benshi, ni na bake cyane rwose. Uretse ko ni nka bya bintu byo ku mbuga nkoranyambaga usanga abantu banditse ukagira ngo igikuba cyacitse, ariko ntabwo bari benshi. Yego. Ntabwo bari benshi nubwo bafite ubuyobozi muri bo n'ibintu bibi. Yego. Ariko none umuntu yakwibaza kuki mu Bubiligi ari hamwe mu hantu habaye indiri y'abajenosideri, biterwa n'iki? Uretse ko bagiye ariho bashyikira cyane bavuga mu Rwanda. Mu Bubiligi hariyo abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside byo gupfobya, barahashyikiye kuko bakwiye imishwaro bahunga mu 1994. Mu bihugu bya Afurika bariyo benshi, ariko mu Bubiligi no mu Bufaransa baragiye, mbese bari bahazi, hari abenshi bahize. Hari coopération mu bihugu entre igihugu cy'Ububiligi n'icy'u Rwanda, mbese bishobora kuba byaraboroheye guhita bahatura bakanahatunganirwa. Bituma rero n'ibikorwa byabo babikomereza aho. Ntabwo bahise wenda ibikorwa byo gupfobya jenoside cyangwa kuyihakana, urebye birimo birafata intera muri imyaka ya nyuma, imyaka ishize. Babanje nabo kugera aho bariyintegra, abana babo bariga barazamuka, noneho banza bumva ko noneho bagomba gushyira hamwe bakakora ibyo bintu byo gupfobya. Babanje mbese kwiyintegra aho ngaho, kubeshya abazungu, no bamwe mbese banavuga ko aribo barescape. Bakabanza nk'ahantu baba bakora, ugasanga umuntu yayobeje abantu ababwira ko ari umurescape wa jenoside yakorewe Abatutsi, kugera igihe muzahurira ukabona arakwepa kuko yavuze ibitari byo. Rero abenshi mu bazungu hari benshi bagize gutya bagashukika, bibwira ko bahunze jenoside n'impunzi, kubahawe ibipapuro benshi babigendeyeho. Umuzungu rero ntabwo yari azi gutandukanya ninde umurescape wa jenoside, ninde wayikoze, abo bana ni bande. Baragiye babanza guprofita mbese kuba batazwi neza. Yego. Hanyuma ngira ngo mu bantu umuntu yavuga ko barimo bene abo ngabo harimo icyitwa Jambo ACBR. Ngira ngo umuntu agenekereje ni ishyirahamwe usanga ririmo abantu bakomoka ndetse ku babyeyi bashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo iyo urebye ubona ko bahagurukiye gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, babikora mu bikorwa bitandukanye nk'ibyo batubwiraga, cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga. Iyo urebye usanga hari ibyo barimo baravuga byiganjemo gupfobya jenoside, ndetse ngira ngo hari n'ikinyamakuru bashinze cya Jambo News. Ubona aba bantu ubundi ibintu bakora babiterwa n'iki ku bwawe?
nk'umuntu nawe uri mu gihugu barimo yiganjemo bo muri uyu muryango? bameze nk'abantu bihaye inshingano z'ubuvugizi abase wenda uretse gusa na basi kuba bagira gutya bakishyira hamwe mu kintu cya association zirahari nyinshi kandi zikora ibikorwa bitandukanye mu Bubiligi n'ahandi hose. Association yabo rero aho itangarije inabereye nyine ya indi yo guhakana nuko usanga ubarebye ukareba abari bo ukareba ababyeyi babo noneho ukanareba ibyo bakora uhita wumva ko bafite imigambi navuga mibisha yo guhakana. Ubundi birumvikana neza no mu Rwanda ndetse n'ahandi ntawuziza umwana byose yakoze cyangwa nyina cyangwa ababyeyi nta n'uwabimukurikiranaho kuko icyaha ni gatozi no mu Rwanda icyaha ni gatozi. Ariko iyo bagize gutya bakishyira hamwe bafite iyo kashe bikumva ko kanaka mwene kanaka wareba n'ibyo aregwaho n'ibyo avugwaho n'ibyo yakoze nuko yitwaye mu gihe cya jenoside cyangwa na mbere yaho bihita bigutangaza rero kubona ko bagize gutya bakishyira hamwe mu kintu kibahuje ubona mbese wenda ntabwo umuntu yavuga ngo ajeneralize cyane ariko ugereranyije ku ijanisha 90% ni abafite iyo critère y'uko bafite base bene wabo bakoze jenoside. Noneho ukavuga uti se niba baje bafite ibyo bahagazeho bemeza byitwa gupfobya kuko ubu ngubu tugomba kubivuga tukanabivuga twivuye inyuma uvuga ko gupfobya kwabo ntabwo bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi itabaye. Ariko gupfobya ntabwo ari uguhakana gusa. Gupfobya ni uguhakana uhindura noneho imvugo ukavuga uti jenoside y'abatutsi yarakozwe yarabaye ariko n'iy'abahutu nabo barishwe kandi nayo ni jenoside sibyo? Cyangwa se ukajya kumva ngo jenoside yarabaye ngo ariko abayikoze n'abayiteye mbese n'aba victime nabo barenganaga nibo ba nyirabayazana. Cyangwa se jenoside yarabaye ariko yatewe n'abayihagaritse. Ibyo byose birahari ku buryo usanga umurongo bagenderaho ari wa wundi wo gushinja abakorewe jenoside cyangwa se abayihagaritse noneho bakavanaho neza responsabilité ku bayikoze. Aho rero niho babera babi, niho babera association twakwita negationisme kuko ifite ibyangombwa byose. Muri bo rero uretse n'ibyo ngibyo gusa byo guhakana tuzi neza baranabigaragaza no ku site zabo uretse ko hari ibyo bagiye bahanagura. Ese kuki babihanagura nyine kuko baba basanga ko uko bagenda bevolua uko bagenda bajya imbere hari ibintu bishobora kuzabashinja kujya guha za interview abantu bari mu mitwe ya FDLR akagenda rwose ari umuntu wo muri jambo n'umuhungu wa Mbonyumutwa akagenda akagera za Warikare akajya gutanga ikintu cy'ikiganiro ku bantu bazwi neza ko ari imitwe y'iterabwoba FDLR nta utayizi. Cyangwa se bakajya mu bantu bagiye ku rugero kujya gushinjura abantu bamata ngira umpatse. Urumva rero ishinjura umuntu wari ufite responsabilité zo hejuru muri jenoside bigaragara nyine aho uherereye. None Madame Felicite ubwo twabyita ko kuba bakomoka ku jenoside yari impanuka cyangwa babiterwa n'iki?
kuba bakomoka ku bajenosideri niba ari impanuka ubundi umwana ntawe ugena aho avuka ntawe uhitamo umuryango avukamo kandi aho wavuka hose ubundi iyo hakuriye buri mwana akunda ababyeyi be birumvikana ko nabo bakunda ababyeyi babo ko ntabwo ari impanuka kuko niba babadefanda uyu munsi cyangwa bakaba batsimbaraye kubeza hari n'aho n'ejo bundi bigeze kwandika ikintu cy'iki article bavuga ko rwose ngo nta kundi byari kugenda nta cyari kubuza jenoside kuba kubera ko ubundi nta muntu ushobora gusobanura jenoside ngo utangire uvuge ngo jenoside yabaye ngo kubera ko ibi n'ibi jenoside aba ari amahano arenze nta cyaha kirenga cya jenoside mu bwicanyi iyo rero wowe uhagaze ugafata ijambo ugafata n'ikaramu n'ibiki ukandika utangira gusobanura uko jenoside itashoboraga rwose kutaba biba byumvikana nyine ko ushyigikiye n'abayikoze n'abayishyize mu bikorwa unabeza kubera ko atari amakosa yabo ibyo ni ibintu bigaragara muri jambo rero ntabwo umuntu yavuga ngo ni impanuka kuko iyo biza kuba impanuka bari kuvuga bati nitandukanije n'ibyo ababyeyi banjye bakoze n'ingengabitekerezo bagendeyemo nitandukanyije n'ibyo bakoze sinshaka gukomeza kugendera muri uwo murongo yego ariko sibyo tubona yego dukunze kubona rero nkayibuka nkuko n'ubundi akomeje kubitubwiraho nkayibuka by'umwihariko hariya dukunze kubona mwamagana ibikorwa byabo bipfobya jenoside bakorera iyo mu mahanga kugeza ubu mubona hari icyo bitanga biragitanga wenda ntabwo tuzarindira ngo kugira ngo tubone umusaruro dukomeze dukore ibyo dukora ariko biri mu nshingano za association nka Ibuka Memoire Justice Memoire deja habumbiyemo kwibuka kutibagirwa ntabwo ari ukuvuga ko ari ukuguma mu jinya n'inzika n'iki twabaye muri jenoside igihe nayibayemo ubwanjye ariko kwibagirwa ni ikintu ni nko kukubwira ngo ibagirwa iwanyu bose iyo wibagiwe iwanyu iyo wibagiwe ibyabaye uba wica n'amateka yawe kuko iyo utazi aho uva ntumenya n'aho ujya rero kuba ibyo dukora wenda ubwo umuntu yumva induru cyane ku mbuga nkoranyambaga wenda kubera izo nduru cyane ntibumve n'ibikorwa bikorwa nko mu masosiyasiyo yacu ariko nakubwira yuko harimo imbuto nk'izihe nko mu mashuri abanyeshuri benshi bamaze gusobanukirwa aho tujya mu mashuri izindi kolekitife dukorana zitari iz'abanyarwanda gusa hari abantu benshi bari batazi ibyabaye mu Rwanda bati se byagenze bite ukajya kumva abana bariho barakubwira bati n'abatutsi bicaga abahutu n'abahutu bicaga icyabona ntabwo ari ukuvuga ngo n'abatutsi bicaga abahutu cyangwa se ngo abahutu bicaga abatutsi iyo tuvuze ko jenoside yakorewe abatutsi ni ukuvuga ko hari abayikoze kandi jenoside zose zitegurwa zigashyirwa mu bikorwa n'inzego z'ubutegetsi buba buriho guverinoma ibiriho iyo utangiye kubisobanura noneho abanyeshuri bahita bumva n'uburemere bwa jenoside icyo ari cyo ukuntu izo violence zigenda zikagera ku ntera yayindi biba byageze kure ku buryo badashobora kubigarura yego abanyeshuri bamaze kubyumva n'abandi dukorana bakora mu byerekeye memoire nabo batangiye kubisobanukirwa umusaruro urahari ntabwo tuzarekeraho kubera ko jambo nayo ivuze induru cyane cyangwa icengera hirya no hino yego mu kinyarwanda bajya bavuga ko kabaye icwende gatoka ndetse n'iyo koze ngo katajya gacya ubona harimo abashobora guhinduka muri aba bantu njye nabibifuriza hahinduka bariya bamaze gusobanukirwa ko babeshywa
ariko muri aba ngaba nyine bahirimbana kandi biyita impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu by'ukuri ubona mbese bageze kuri nivo ya yindi mbi itagaragara, kuko baranahisha bakabanza bakigira abantu mbese babandi bashobora kuganira, bahora bifuza ko haba n'ibiganiro ngo habeho za deba kuko bashaka kugaragara neza. Iyo rero umuntu ashaka kugaragara neza ni uko hari ibintu byinshi biba bihishe inyuma, ntashaka ko ari byo bigaragara, ashaka kubanza kugaragara neza, noneho nimumara kumwemera ibyo byose azabishyiraho hanze. Abashobora guhinduka bahindukira ni urubyiruko rubari inyuma rutazi neza kuko baba bababeshye, baza bitwaje ko ari abantu bize, bavuga neza, bavuga indimi zose, bafite utuzi muri domene zitandukanye, ariko icyangombwa buriya wenda ni n'umurimo diaspora ishobora gukora, inakora ni ugukangurira urubyiruko kudashukika n'abantu baje bababwira. Umuntu arakubwira ngo u Rwanda rw'uyu munsi rurica, u Rwanda nta burenganzira burimo, u Rwanda ntaki, mbese bagakora tablo y'u Rwanda, wabireba ukavuga uti ni rwa Rwanda rwo muri 1994. Kereka uwigiriye amatsiko wenyine cyangwa akabaza akagira n'Imana, agahura natwe, agahura n'abandi, agahura n'abantu bababwira bati ariko sibyo, cyangwa mu Rwanda ugenda ugaruke. Muri bo hari abana benshi bagiye bagira gutya bakajya mu Rwanda bagataha bagatubeshya, ariko abo nibo bake aho bashuka nyine bereka ko wenda bari abanyabwenge. Abo ni ukubarekera nyine mu maboko y'icyizere ko rimwe umunsi umwe bazagera gutya bagatekereza bagahindukira. Yego. Hanyuma hariho hamwe usanga mu bikorwa bategura birimo nk'ibiganiro bipfobya jenoside bikanayihakana yakorewe Abatutsi, bashyigikiwe n'abanyamahanga, kugira ngo nawe ujye ubibona. Aba bantu b'abanyamahanga babafasha bo ni bantu ki? Ibintu rero byo gupfobya ni ibintu bitangaje cyane, kuko ujya kubona umuntu utagira icyo apfa n'u Rwanda, utagira icyo apfa n'umunyarwanda, utagira nta kintu na kimwe na busa ubona ashingiyeho kugira ngo agende yishyire muri ako gace k'abantu babahakanye. Ariko wenda dufashe nk'urugero kuri jenoside yakorewe abajuifu, abayahudi bita Shoah, mu myaka y'1970 hatangiye kubaho umuvuma y'abantu bapfobya bakabivugura, bakavuga ko ari amashamba gaze aho nyine bajyanaga abantu bakabashyiramo bakabicishira za gaze, ko bitabayeho. Noneho mu kubivuga gutyo abarokotse Shoah byabakubitaga hasi. Urumva ni ibintu umuntu atakumva, kuhakana ikintu wabaye bagera aho bumva ko ari no guta umwanya kubasubiza. Wowe wajya kubwira umuntu uzaho abawe basigaye ukajya guharira n'umuntu uvuga ati nimunyereke icyemeza ko izo chambre ya gaze zabayeho. Ni nkanye mbese kubwira umuntu aje akambwira ati none se wowe niba uvuga ko iwanyu babishe bashize, nyereka ahantu bagutemye ngo mbyemere ko wenda urumva guhakana harimo ikintu cy'ubukana, cy'ubugome, kuko ni ikintu kigenda kigakubita umuntu warokotse jenoside. Noneho icyo gihe abayahudi barabyihoreye kuko byari ibintu bibabaje cyane. Noneho kugera mu myaka nk'icumi irenga 79-80 basanga bantu baragiye bajyana bwaburuza ahantu hose, ku buryo byari ibintu byari bimaze nko kumenyerwa guhakana ibyo bintu. Nibwo abantu b'abanyamateka, les historiens, batangiye kuvuga bati noneho dukore ku buryo amateka yandikwa. Ni naho nyuma haje ijambo negationisme naho ryanavuye. Sinibuka n'umuhistorien wabyanditse ashobora kuza kumubona, ariko bavugaga revisionisme. Reviser donc ni gusubira mu mateka. Ubundi umunyamateka aba afite ubwo burenganzira bwo gusubira mu mateka kugira ngo ashishoze
ye gutamika abantu ibintu atasubiyemo. Abanyamateka bo baba bameze nk'abemerewe gusubira mu mateka bakongera bakavuga ati wenda ntabwo babivuze neza, ariko ubundi biba bigamije kugira ngo amateka avugwe neza. Noneho rero abandi banyamateka bapfobyaga icyo gihe babigendeyeho bakavuga bati twebwe twemerewe gusubira mu mateka, twemerewe no kuba twavuga tuti iki ntabwo cyabayeho ko tutagifitiye gihamya. Nibwo abandi banyamateka les historiens bahagurutse baravuga bati noneho tuvuye ku ntera ya revisionisme, kuko noneho abanyamateka barimo barayitwaza. Hagaragara noneho ko harimo ikintu cyitwa negationisme. Nta nubwo bariho babikora kugira ngo bazane amateka mashya cyangwa se gihamya, ariko bagambiriye guhakana. Rero no muri jenoside yakorewe Abatutsi naho ni kimwe. Dufite abantu b'abazungu babaye wenda nko mu Rwanda, mu bamwe tuzi bakaba kuri ziriya ngoma za Habyarimana. Nko mu Bubiligi, uzi neza ko Ububiligi bwakoronije Congo, u Rwanda n'u Burundi. Uruhare rw'abazungu rw'abakoloni ruragaragara, ku buryo rero iyo hagize ikintu kigahinduka mu bintu bo batateguye, ntabwo bahita babyishimira, kuko ni nko kuba sinavuga ngo umuntu kubakura amata ku munwa, kuko sinzi niba hari icyo bibazanira cy'inyungu ibagaburira, ariko uba ukoze ikintu kuko kitabaturutseho usanga ahubwo ari wowe ugize ikibazo. Muribaza ko nko muri jenoside u Rwanda bararutaye, abanyamahanga baragenda banakoze rwose urubyiruko kugira ngo minuwari yari ihari ivana abasirikare bayo hano. Haba harimo n'ipfunwe ry'uko niba bagiye bazi ko wenda u Rwanda rugiye kuba umuyonga, bakajya kubona bakabona rurahagurutse, ntabwo bibashimisha, ntabwo bibanezeza. Si bose ariko abahakana nta nubwo ari na benshi cyane, abenshi ni n'abatazi ibivuga n'ibikorwa, ariko iyo yiyemeje guhakana aragenda akaba neza agendera. Turabafite abo ngabo, turafite ba Verlinden rwose. Ubu ngubu Verlinden nawe yahinduye discours, asigaye avuga, yigeze gukora ahantu hitwa Leuven, akora ikintu cy'ikiganiro cyangwa conference n'umugore we. Noneho aza kuvuga ukuntu jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo babihakana. Ikiro nicyo banitwaza ko batayihakana, ntabwo bahakana, ariko akavuga yuko ngo ari abasirikare b'inkotanyi ngo boherezaga bakajya kuri za bariyeri bakica Abatutsi. Umuntu aza kumubaza ikibazo muri sale, aramubaza ati se bishoboka gute ko abantu bakwica bene wabo babizi babibona? Aravuga ati ngo kwa kugira ngo bafate ubutegetsi. Bibaza aho niho bageze abantu nka Verlinden na Rentiers. Dufite umuntu wamaze kuba joininga wari uwahoze ari ambasaderi hano. Abo bose bari muri icyo kintu cy'igikundi cya jambo cyo gushyigikira abantu, cyo gushyigikira wenda ababaha iryo shema ryo kuva ko bashagawe n'abantu benshi babayeho mu banyamahanga, bakazaguma babeho. Ni abantu bo kuguma nyine tuvuga tukavuga ibyabo, twizere yuko abantu bose badukunda, cyangwa ngo niba ari uko watanze ubuhamya abantu bose barabyumva uko ubyifuza. Harimo guhukana, mbese bwo guhakana. Abo bantu bose baba abanyamahanga baba ndetse n'ab'abanyarwanda, twavuga ko ibintu ari kutamenya koko jenoside cyangwa no kwizana. Oya, abo bagenda gutya bakerura, kuko hari abusanga batabizi bakanabaza, yamara kubaza yamara no gusobanukirwa akavuga ati ntabwo nari nzi ko uko bimeze. Ariko hari ababikibikora muri myaka 26. Abagihakana yego babizi neza. Abantu nka ba Judy River arabizi neza ibyo akora, kuko usanga hari naho abeshya. Harabeshya yigeze kuza i Buruseli akavuga ko ari menase, ko abantu nta n'umuntu umwitayeho, ariko kugira ngo mbese yihe agaciro adafite, ni ukuvuga ko ibyo abarimo abazi ibyo akora, abazi n'abakorera. Abo ba Verlinden afite n'umugore w'umunyarwandakazi wabaye muri za Congo,
ni abantu bazi neza ibyo bakora, ntabwo ari ukwijijisha, imyaka bari myinshi, baranasoma, ntabwo ari umuntu bagiye ngo bafate bamuvugisha ibyo adashaka. Ntabwo bigiza nkana, barabizi, nta nubwo bashukika, bazi neza ibyo baba bakora. Yego. Twaganiriye byinshi ariko dusoza iki kiganiro tugiranye by'umwihariko abari muri diaspora hariya mu Bubiligi cyangwa se n'ahandi, hari ubutumwa mbere ko dusoza babaha? Murakoze. Ubutumwa ngewe buvuye ku mutima natanga ubw'icyizere. Ubw'icyizere kuko ibi byose, izo ntambara zose zituma umuntu yakumva yakwiheba, akavuga ati se ko ndabona nabaye muri jenoside, nkaba mu bihugu by'abo bazungu tubamo, nta bintu byo kwikanga n'iki, umuntu uraho ufite abana bariho barakura, noneho hakaza icyo kintu cya negationisme bishobora gutera umuntu ubwoba, akumva arahungabanye, tugiye gusubira ahandi bagiye kudusubiza. Niyo mpamvu kurwanya negationisme byakagombye kuba inshingano z'umunyarwanda wese aho ariho hose, simvuga uwarokotse gusa, kuko abanyarwanda bazi amateka yabaye, kwihakana babibona ni icyaha gikomeye. Ariko impamvu mvuga icyizere ni uko twarokotse ibintu bikomeye, twarokotse imihoro, turokoka nta cyizere cyo kubaho. Imyaka 26 ishize u Rwanda nta n'uwari uzi ko rushobora kugera aho rugeze. Muzi muri izo ntambara nyinshi habayeho intambara z'abacengezi, nabaga ku Gisenyi, umuntu adashobora gufata umuhanda ngo agende azi ko ari bugere Ruhengeri cyangwa i Kigali. Ariko ibyo byose twarabirenze. U Rwanda aho rugeze, nibaza ko umuntu asubije amaso inyuma, hagombye kubaho icyizere ko uko bimeze kose intambara twanyuzemo nizo zari mbi kurusha izo guhakana. Icyo cyizere umuntu akakibwira abato, akakibwira abana, akakibwira ko nta joro ridacya, akababwira yuko nta mvura idahita, ko nubwo bazakomeza bahakana, natwe tuzakomeza dutanga ubuhamya, tuzakomeza dufatanya n'abashaka kwiyubaka deja, no kwifuza ko u Rwanda rutasubira inyuma, kuko icyo bashaka no kuvuga ngo u Rwanda rumeze gutya na gutya, bakumva ko aribo bazana impinduka. Nta mpinduka yindi dushobora kwizera iruta iyo tugezeho, nubwo u Rwanda ruzaguma rutera intambwe kugira aho abantu bose babyumva. So icyo navuga vuba ni icyizere, ni hope. No ku muntu wahungabana ni ukumwibutsa ibuka hahandi wari uri hari habi cyane, ariko reba aho tugeze, dushobora kugira icyizere, ariko tukaguma no guhozaho. Kwibuka no guhozaho ni inshingano, kurwanya negationisme ni uguhozaho, ni inshingano ya buri wese. Niba ndi president wa Ibuka, nkora no muri Ibuka Europe, ejo hazagezaho undi, ariko ntibivuze ngo nuko navuye muri association ya Ibuka ko mvuze ko nakoze. Oya, nibi surtout ku muntu w'umurescape, ku muntu uza amateka, utari n'umurescape gusa, ni ibintu tuzabana nabyo, ariko tukabana nabyo twihana nanone icyizere. Yego. Madame Félicité, reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye kuri uyu munsi, hanyuma ariko ubwo One Nation Radio tunaguha intashyo musubira mu Bubiligi, nzazitugerezayo. Nzabikora. Yego, urakoze cyane.